ibigabo bitagira imitima kubita abagore we umugabo ukubita umugore aba ari imbwa ariko n'umugabo ukubitwa n'umugore nawe aba ari indi bamuzanye zahabu imbere izindi zahabu zimeze nk'iyi ziri he ya zahabu bambuye umugabo we mu bwato muri bande iyo zahabu muteye ubwoba ahari mu mufu n'amagufwa nibwo ari budusubize ariko isura ntimuyangize bavuna ahandi isura ntibayikubita itangirika umugabo ahita acaho bamuzaniye zahabu imeze nk'imwe umugabo yari afite ni nayo iri ikimenyetso cy'umugabo twigeze kubona mu rukerera wibuke batangiye saa 11 zibura saa 10 umugabo amaze kuhagera kapiteni w'abajura w'abasuma aho ni mu kirundi ngiye n'ikirundi buranda kivuga abasuma abigeme abakenyezi kondomu nayo kondomu Pastor Bradley yitwa 69 ubu niyo kondomu igezweho 69 muzajya mujya kugura udukingirizo mujye mugenda mubaza yitwa 69 kondomu nziza cyane igezweho noneho aha nitandukaniye na za zindi yo uri kumva hey n'abacuruzi murangura mujye kurangura amazi ati 69 tugufashe iki muvandi I am the custodian. This is an emancipated. Ije muyobozi wa hano. Kindly state your aka ni agace allegiance. Kibohoye kubongereza ariko kakigengwa n'abongereza. A fragile thing. Paradise. Bega paradizo ye yoroshye.